Hello friends, ndabasuje. Iyi ni update ya nyuma rero kuri no application. Ndakubwiye ngo wowe utaratangira gukora amafaranga kuri no application uri gucikanwa ku buryo bugaragara. Nk'ubu iyi ni order y'amafaranga 6638 ngiye kubikuza none ahangaha agiye kongeraho y'amadolari ubwo 8.44 maze gukoreraho mu munsi umwe. Ngira ngo amafaranga yose nkoreyeho ndayabikuza nkanabibereka. Aya nayo rero murabona ni order iriho aya ngaya nayo agiye kongeraho mu kanya, muraje mubone message ko yangezeho uko bayabikuzaho narabiberetse. Mugende murebe video zabanje ndetse no ku musozo ndetse n'iyingi iri kurangira nabyo biriho ukabikuzwa. Mbo rero niba utaratangira rwose in application uri gucirwa, kandi iyi ngiyi ni order mbo ni promotion igera igihe ikarangira, kandi ikindi nta gishoro. Ngira ngo message murayibona ko amafaranga ngezeho 6238. Ubu ngubu ngiye gukora release nyamwoherereze nawe agende. Mbo iyi nindi order rero nayo nakoze, aya nama 00 amadolari 0.99. Aya ngaya nayo rero ngiye kuyakomvata, mbanze nyakomvate. Wenda batazi gukomvata nabo mubyigireho, urabanza ukayakomvata ukayahindura. Ubwo nyine akenshi uyakomvata iyo ari mu ma Bitcoin ushaka kuyashyira muri USDT kugira ngo ubone uko uyabikuza. Byose biri muri video zabanje. Iyi ngiyi naho ari reminder ndi gukora kugira ngo umuntu utarabikora nawe abikore. Ikindi kandi verification ntago ubona amafaranga ngo nuko wakoze sign up gusa. Verification ni ingenzi cyane. Kandi ikindi kintu kiri kubagora, ndi kubona abantu muri gukora verification y'isura. Uri gushyiramo ID yawe ariko isura ntuyishyiremo yose. Ushyiramo isura yose ku buryo n'umupira wambaye utagaragara, hagaragara amaso n'umunwa n'amazuru gusa, bikasa nk'ari byo bigaragara gusa. Uko niko bakora verification. Aya mafaranga rero ntabacike. Mfite WhatsApp group nakoze, link ndayishyira muri description ya video. Ushaka kwinjiramo ajya mbaza icyo ashaka rwose. Iyi application nabemereho kubasobanuriraho byinshi, ntimugire ikibazo. Ngira ngo aya nandi mafaranga idolari rimwe ngiye kubikuza nayo mubibona. Nkuko mubibona hano ndi muri process yo kuyabikuza. Uraza hano kuri sale nkuko dusanzwe mbibereka. Mayo kuri sale uze ushake umuntu wemera amafaranga kuva ku idolari rimwe, wemera kuyagura nyine. None uyu nguyu namubonye, none ko yemera kuva ku 1300, kandi idolari rimwe ni 1300 n'ubundi. Urona ni ryari kuyagurishaho. Uraza rero kandi kuri maximum nkuko dusanzwe tubikora, amafaranga yawe yose ajyeho. Noneho uzi kandi hano sale USDT, ukande sale. Nyuma yo gukanda sale, ngira ngo ibi ni ibintu biri muri video zigera nko muri enye zose maze gukora kuri no application yitwa OKX. Genda uyidownloading niba utarayidownloading. Ubu hano dusigaje gukora sale, turaseringa. Ndigira ngo mwibutse ko iyo umuserinze amafaranga umukorera release cyangwa se uwohereza cryptocurrencies ari uko message ya MTN mobile money ikugezeho, ari uko umaze kuyibona. Nk'ubu murabona message isiza, ubwo nanjye ngiye kumukorera release. Ibi ngibi wenda ngo nuko kubivugiraho ntari kubisobanura neza, ugenda urebe video zabanje zose ziro zibisobanura. Ubwo ngiye gukora release ari amafaranga amusange. Murabona ko amafaranga yangezeho. Ndakora release rero. Release ubwo no kunyweza rira dolari kuko yari impaye mu manyarwanda. Release crypto verifying, bagushyiraho fingerprint cyangwa se password nyine usanzwe ukoresha. Ngiye murabona ko amafaranga hari rwose. Ntababeshye, uyu application mu cyumweru kimwe n'igice maze nyimenye, maze gukoraho 10,000. Ngira ngo rero urumva ko ayo mafaranga atari makeya utayakoreye. None biba byiza iyo urifarinze umuntu. Ayo ngayo yose nakuye mu barefero, ariko iyi no welcome bonus batanga nayo ntigucike basi. Ngira ngo murabona ko amafaranga byarangiye kuko message nayibonye nyine, nahise mugurisha rya dolari rimwe araribona. Iyi bonus imwe igutwaye iki kuba wayikorera? Cyangwa se ufite ubushobozi bwo kurifaringa n'abandi ukaba wabarifaringa ugakomeza kuyakorera. Amafaranga arahari, muyakorere rwose. Niba utakora subscribe yikore, kandi winje muri group ya WhatsApp. Gira amafaranga murabona. Murakoze.